Guys, ngiye kubabwira inkuru y'uburyo imbaraga z'umwijima zikora hano ku isi. Babwira inkuru y'ubuhamya bw'umuntu umwe wahoze akora akazi ko kurinda imirambo muri morgue. Reka dutangire n'igice cya mbere. Nyine inkuru atangira yivuga avuga yuko yitwa Ndayizeye Ernest. Atangira agira ati nitwa Ndayizeye Ernest. Nkaba hano Kibagabaga mu mujyi wa Kigali. Kuva mbayeho nashatse umugore umwe tubyarana abana 5, nkaba nsigaranye umwana umwe wenyine ariko njye n'umugore wanjye duhorana ubwoba bukomeye cyane dufite ubwoba yuko nawe ashobora kuducika. Akaba yaduca mu myanya y'intoki akipfira kubw'ubuhamya bukomeye ngiye kubagezaho bw'ibyambayeho byatumye na bagenzi be cyangwa se n'abavandimwe biwe baduca mu myanya y'intoki. Navutse mu mwaka w'1972, navukiye i Nyarugenge. Umugore wanjye we afite imyaka 43. Kugira ngo njye gutambutsa ubuhamya bwanjye byaturutse ku nkuru numvise y'umugore witwa Meriyene wavuze uburyo yasambanye n'imirambo 50. Numva akaga yahuriyemo nako, numvise akaga yahuye nako kajya guhura nanjye ko nahuye nako. Uburyo ubutunzi n'icyubahiro n'imitungo yose mfite ntabwo bijya binyura kuko nabuze amahoro yo mu mutima. Ndasaba ngo ubuhamya ngiye gutanga buzagire akamaro bugirira abanyarwanda muri rusange ndetse n'undi muntu wese uzabasha kubwumva. Ubu ni ubuhamya bw'ukuri ku byambayeho, muransenga Imana ngo ntihazagire undi muntu uhura nabyo. Niwumva bavuze ko Satani akora kandi abaho, tujye tubyemera, kandi nta gushidikanya ari hagati muri twe. Rero nubwo navukiye mu mujyi wa Kigali, ubuzima bwanjye ntabwo bwagenze neza kuko navukiye mu muryango ukennye. Mu mwaka w'1994 ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yatangiraga, umuryango wanjye waratatanye, twese turaburana, ku buryo n'ubundi mvuga bano buhamya ababyeyi banjye duherukana ubwo. Usibye mushiki wanjye wahungiye mu Bubiligi nawe akaza kuza kugwayo, abandi bavandimwe 3 twavukanaga nabo sinzi agakuru kabo. Kuva mu mwaka w'1997 nakoraga akazi ko gukanika moto n'amagare, ndetse uwo mwuga wamfashije kubasha kugura akabanza gatoya naje kwagura, ari naho nubatse, ari naho ntuye ubu ngubu Kibagabaga. Iki kibanza nubwo nakiguze kucyubaka byabanje kunanira, ku buryo mu mwaka w'2002 nagiye gushaka umugore n'ubundi icyo kibanza ntaracyubaka. Ubwo byabaye ngombwa ko tuba mu nzu y'ikode. Mu mwaka w'2007 njye n'umugore wanjye twari tumaze kubyara abana 2 b'abakobwa, ariko ubuzima ntabwo bwari bwiza na gato. Nagiye nkunda guhura n'ibihombo byinshi mu kazi kanjye, nakomeje kubura amafaranga nza kwigira inama yo kugurisha ikibanza cyanjye, ariko umugore wanjye yakomeje kumbuza. Ubuzima bwakomeje kuba bubi kandi abana bari bakeneye gutangira garidiyene, gukodesha nabyo byari ikibazo gikomeye, kurya no kwambara byo byakenerwaga kenshi. Nakomeje gushakisha akazi, maze umwe mu nshuti zanjye wakoraga mu bitaro bimwe bya hano mu mujyi wa Kigali ariko ntari buze gutangaza amazina yabyo, yarampamagaye ambwira ko yamboneye akazi ariko ntiyansobanurira ako kazi akariko. Gusa yarampamagaye ambwira yuko ngomba kuza ku bitaro aho yakoraga kugira ngo menye iby'ako kazi ko ntabwo yari yabinsobanuriye. Gusa nk'umuntu w'umugabo numva ko ako kazi ibyo byose ari nko gukora nko ku marembo y'ibitaro cyangwa se gukora amasuku. Tukimara kuvugana kuri telefone nahise nihuta njya kumureba kuko numvaga nkeneye akazi cyane. Ubwo narahageze mubaza akazi ngiye gukora, ambwira ko nawe atakazi kuko ngo hari hakeneye abakozi batandukanye. Yambwiye ko atari utanga akazi, maze amfata akaboko turajyana ahantu mu gisare kinini, anyicaza ku ntebe. Hari umugabo wari wicaye muri iyo sare wari ufite computer, aragenda baravugana maze aragaruka arambwira ngo ntegereze baraza kumbwira. Ubwo yansize aho ngaho asubira mu kazi. Nicaye nk'iminota 5 wa mugabo wakoreshaga computer arampamagara. Narahagurutse ndamwegera maze arambaza ati akazi wumva ushoboye ni akahe? Nanjye naramusubije n'akazi kose gahari kaboneka mukampe ndagashobora. Akazi rero tugufitiye turashaka uzajya urinda muri morgue no gukora imirimo imwe n'imwe habera. Akimara kumbwira gutyo nahise nikanga cyane, nawe arabibona ko ngize ubwoba, kandi nibyo kuko numvaga muri njyewe ntashobora kuba nahagarara muri morgue nitegereza imirambo y'abantu. Kumva ko ngiye gukora akazi ko kurinda imirambo kandi narayitinyaga byanteye ubwoba budasanzwe kuko kuva na kera natinyaga umurambo w'umuntu, yaba isanduku yaba n'imva z'abantu, byose narabitinyaga. N'ahantu haririmbi ntabwo najyaga mpanyura, iyo nahacaga byansaba kujya kuzenguruka. Nari nkeneye akazi pe, ariko ako ngako numvise ntazabasha kugakora. Uwo muganga yarandebye ambaza niba niteguye, ndabimwemerera maze arambwira ko nzatangira akazi ku wa mbere. Nubwo nasize mwemereye ariko nasohotse mu bitaro numva ibyo bintu ntazabishobora. Natangiye kwibona ndi guterura imirambo, nkumva mfite igishyika cyane. Natashye numva ntazasubirayo, ndetse nihutiye guhita mbwira umugore wanjye iby'akazi bampaye. Ubwo ngeze mu rugo nkabitekereza, umugore wanjye yari yiyumviriye, ubundi arambwira ati genda ujye gukora ako kazi, dukeneye amafaranga, abana bakeneye kubaho, ikode ry'inzu naryo ntabwo byoroshye, n'icyo kurya nacyo ni ikibazo. Umugore wanjye yarabinyumvishije, nanjye nareba abana banjye nkumva ndababaye kandi nari mfite n'amadeni menshi nari mfitiye abantu. Icyo nacyo cyari ikindi kibazo kindemereye. Nemeye kujya gukora ako kazi aho kugira ngo nzitwe bihemo cyangwa se nzitwe ko nananiwe inshingano z'urugo. Ku wa mbere nk'uko babinsabye nafashe inzira njya gutangira akazi.
nahagiye nzanye ibyangombwa by'ibanze mpahura n'undi mugabo maze dogiteri yambwiye ko uwo mugabo asanzwe ahakora bityo ko rero tuzajya dukorana ku burinzi bwa morgue tugasimburana. Icyo gihe numvise nishimye cyane numva ngize agatege kuko nari mbonye umuntu uzajya umara ubwoba. Ibyishimo byanjye byayoyotse menye ko uwo mugabo tutazajya twirirwa na kumwe azajya akora mu gitondo undi agakora ijoro. Numvise nanone nongeye gucika intege cyane kuko numvise ko n'ubundi nzajya ndinda imirambo njyenyine. Ubwo twasohotse muri sale, uwo mugabo twagombaga gukorana yankoze mu kiganza arambwira ati nitwa Gasana. Ubwo wowe uri mushya ugiye guhera mu gitondo ugiye saa 12 nanjye ndaza kugusimbura nze gukora ijoro. Urabyumva ute? Namubwiye nti nta kibazo cyane ko numvaga nta kibazo kuba ndi burinda amanywa gusa. Yarongeye arambaza ati se waba warigeze ukora kano kazi ko kurinda imirambo mbere? Nazunguje umutwe ndamuhakanira. Yaranyitegereje arambwira ati rero aka ntabwo ari akazi gasanzwe. Aka ni akazi gasaba kwihangana no kugira umutima ukomeye. Ikindi usabwa kugira ibanga ku kintu uhuye nacyo muri aka kazi. Akimbwira ayo magambo numvise ubwoba buntashye. Gusa narikomeje ariko ntangira gutekereza niba hari ibindi bintu bidasanzwe nshobora guhura nabyo. Umenya nawe yarabibonye ko nari mfite byinshi ndi gutekereza, atangira kumbwira nk'uri kunsubiza ibyo ndi kwibaza muri njye. Yarambwiye ati Ernest rero uri mushya mu kazi. Hari byinshi uzahura nabyo cyane cyane mu masaha y'ijoro ukajya uhangana nabyo. Ibyo ugomba kubyitegura. Usabwa kwitonda ukizera kandi ukirinda ubwoba. Ibyo nibyo byonyine bizagufasha gukora kano kazi. Kurinda amanywa ni byiza, gusa nabyo hari ibindi bibazo byihariye ushobora guhuriramo naho. Reka ntahe wowe urasigara ukora kandi uzajya usenga. Turi buganire neza saa 12 nje kugusimbura. Ndabona ufite ubwoba. Ubwoba bwo nari mbufite ndetse amaze no kumbwira ayo magambo ubwoba bwarushijeho kwiyongera. Yarambwiye ati maze ujye uza wariye kandi ujye wirinda ubusinzi niba unywa inzoga. Ibyo bizagufasha gukora neza. Amaze kumbwira ayo magambo Gasana yarigendeye ambwira ko ari buze kugoroka mu ijoro. Ubwo naragiye negera morgue nsanga abakobwa barimo bakoramo amasuku ntangira kwikuramo ubwoba nibaza ukuntu nshobora kugira ubwoba ari njye mugabo kandi mbona hari abagore barimo babikora. Narebye uburyo imirambo ibitswemo mbona biri ku murongo, gusa umutima wanjye numvaga ufite igishyika cyane. Akazi kanjye kwari ukurinda iyo mirambo iri aho, kwakira imirambo mishya no kugenzura ihari, gufasha abantu bashaka imirambo yabo ndetse no kuba nafasha abandi mu gihe bakeneye ubufasha. Niriwe nta kibazo mu masaha ya saa 10 hari umuryango waje gufata umurambo wabo. Uwo muryango wahise utanga ikiraka cyo koza umurambo wabo neza uko babishakaga no kuwukorera andi masuku. Abo bakobwa babiri bahise baza kumbwira ngo dukorane icyo kiraka. Wari umurambo w'umwana w'umuhungu ukiri muto. Ubwo nahise ntangira kubona amafaranga ntatekerezaga kuko bahise batwemerera 70,000 turi batatu. Ntangira kubona ko usibye umushahara w'ukwezi ngiye no kujya nibonera ibiraka bihoraho. Njye n'abo bakobwa twese dufata umurambo tuwukura aho wari ubitse tuwujyana ku kimeza bogerezagaho imirambo. Twabanje kuwufureba neza mu bitambaro ariko byakorwaga n'abo bakobwa. Barimo banyerekera kuko bo bari babizubereyemo. Iyo bamaraga kuwupfubika mu bitambaro hakurikiragaho kuwutera amazi menshi cyane arimo umuti. Tukaza kuza kuwukura muri ibyo bitambaro tuwushyira mu bindi bishya, ubwo ba nyirawo bakawutwara. Uwo munsi wa mbere hari igitangaza cyabaye ndetse kinkura umutima cyane kuko turimo tuzingazingira uwo mwana mu bitambaro kugira ngo aterwe ayo mazi arimo umuti. Nagiye kubona mbona uwo mwana afunguye akanwa nk'uri guseka ndetse n'amaso ahita afunguka. Umurambo rwose warakanuye mbyirebera n'amaso yanjye, ubwoba bwahise buntaha. Umwe muri ba bakobwa twari kumwe nagiye kubona mbona afashe ikiganza afunga akanwa k'uwo mwana ndetse n'amaso arongera arayahombeka. Mbona mukurakuye mu kwaha nk'uri kumva igipimo cy'ubushyuhe, arangije aduha ikimenyetso cyo gukomeza gupfuka uwo mwana. Njye nari ntekereje ko azutse kuko nibazaga impamvu amwenyuye ndetse akabumbura n'amaso ntibahite bajya kubwira abaganga. Nanjye namukojejeho ikiganza numva arakonje cyane. Nagiraga gushidikanya kenshi ariko uko nakomeje gukora ako kazi nibwo nagiye menya amabanga menshi ndetse n'ibindi bikomeye cyane nk'imigenzo abantu bakora bashaka ubutunzi. Twakomeje koza umurambo turawutunganya tuwushyira bene wo bajya gushyingura ariko ibyo nari mbonye byakomeje kunkura umutima. Nimugoroba mugenzi wanjye Gasana wagombaga kunsimbura yaraje mubwira ibyo nabonye. Yarambwiye ati ntutinye Ernest, ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe byagenda umenyera. Muri morgue buriya habera ibintu byinshi n'amabanga akomeye cyane. Icya mbere ni ukwikomeza kandi ukirinda kumenya impamvu ya buri kintu, ikindi ukirinda kuvuga ibyo wabonye bihabera. Ibyo yambwiraga byose naje kubibona nyuma kandi ndabibabwira mu buhamya bwanjye. Kugeza ubwo muzasobanukirwa amabanga akomeye ya gishitani kandi muzamenya ko hari bamwe batunze amamodoka n'ubundi butunzi bakora mu migenzo, bakora rwihishwa muri morgue, mu marimbi, umupfumu no kujya munsi y'inyanja. Navuye mu bitaro nerekeza i Remera aho nakodeshaga inzu. Naguze ikiro cy'inyama n'umuceri nshyira umugore wanjye arateka. Ariko ikintu cyaje kuntangaza no ko kurya byananiye. Impumuro yo muri morgue kubera imirambo n'imiti yaho byose byatumye ntabasha kurya kuko najyaga kurya nkumva iyo mpumuro itari nziza, nkumva irangaruka mu mazuru yanjye. Gufata ibiryo muri iryo joro byambaye ikibazo gikomeye cyane. Ntekerereza umugore wanjye ko bimeze ariko arankomeza ambwira ko nzagera aho nkamenyera.
narihanganye ndagerageza ndarya ariko ngeze hagati numva neza biranze kubwo kwibuka umwuka wo muri morgue n'imirambo by'imiti yaho numvise bimbanye byinshi nahise nsohoka hanze ndagenda ibyo nari maze kurya byose ndabiruka narutse bikabije cyane kuko ninze no kuruka umutima ku buryo madamu wanjye yatangiye gukeka ko bashobora kuba bananduza numvaga iyo myuka inzengurutse bikaba bibi iyo nageragezaga gushaka kurya iryo joro nahise nko kwiryamira ariko numva gutuza gukomeje kubura agatotsi karantwara gashira akanya nkaba nshyigukiye hejuru kera kabaye narasinziriye nkanguka mu gitondo numva ameze neza noneho nta kibazo gusa nkumva mfite ubwoba nkumva sinasubira mu kazi kubera ko saa 12 nagombaga kuba ndi ku kazi narabyutse kare nditunganya mfata icyayi nerekeza ku bitaro nageze ku kazi ntekereza agasa n'ibyambaye hari karambwira ati ibyo ngibyo ni nka kumwe umugore asama akagira ibyo ahuga bizashira yaritunganyije akuramo imyenda y'akazi aragenda nanjye ndamusimbura nsigara ku kazi muri morgue ni ahantu haba hateye ubwoba cyane ubwo ku munsi wa kabiri nicaye ku ntebe ku muryango usohoka ko numvaga mfite ubwoba bwo kongera gusubiramo kandi numvaga umwuka waho utari mwiza kuko babaga baryamye hari abaga bakozweho n'urupfu kandi burya bugira impumuro itari nziza nicaye aho najya ko mbona abaganga baraje bazanye umurambo bawutwaye mu kagare kabugenewe kandi waje uherekejwe na ba nyirawo bari baje baherekeje umurambo w'umuntu wabo bagira ngo basige bamwandikishije ko babishyize muri morgue bavuga yuko bazaza kumureba ku munsi uzakurikira kubera ko imirambo yari yuzuye muri morgue byabaye ngombwa ko dutunganya ku ruhande hasi abariho tumushyira wari umurambo w'umusaza ukuzemo ukuntu byagaragaraga ko ari nko mu myaka nka 70 kuzamura ubwo twese tumutera imiti kugira ngo ataza kunuka gahunda z'akazi zarakomeje nk'ibisanzwe abaje kureba umuntu wabo tukabafasha kubageza mu modoka bamwe bandusigiraga amafaranga ku buryo uwo munsi saa sita nagiye gufata ifunguro mu mafaranga bari bampaye gusa ubwoba bwo ntabwo bwari bwagashira mu nzira aho nageraga hose nabaga mfite ubwoba wowe unteze amatwi aka kanya ntabwo ushobora kwiyumvisha umubare w'abantu bapfa buri munsi iyo uri kwa muganga nibwo ubibona abantu barapfa cyane ku buryo ushobora kugira ngo ni icyorezo ariko iyo utari kwa muganga uba wumva ibintu ari amahoro ubwo nagarutse mfite ikinyamakuru cyo gusoma ndabanza njya muri morgue ngenzura imirambo uko ibitse neza mbona nta kibazo ndongera nisubirira ku gatebe hanze njya kwiyicarira ubwo natangiye kwisomera icyo kinyamakuru cyanjye nari nzanye nicaye ndi gusoma rero nibwo nongeye gutungurwa ku nshuro ya kabiri nagiye kumva numva umuntu aritsamuye mu cyumba cy'imirambo natunguwe no kumva umuntu yitsamura kandi nari mbizi neza ko abakobwa ntabarimo nabanje gushidikanya ariko ngiye kumva numva nongeye umuntu arongeye aritsamuye ubwo narahagurutse ntera intambwe ninjira muri morgue nagenzuye imirambo yose mbona yiyoroshe ibitambaro byabugenewe mpagarara umwanya ngo ndebe ko hari unyeganyega numva wapi natangiye kujya mu rujijo ntangira kwibaza niba umurambo ushobora kwitsamura ngeze aho numva nahera ku murongo ndeba umwe ku wundi kuko naketse ko hashobora kuba harimo umuzima ubwo nahisemo kwisohokera niyicarira ku ntebe yanjye mfungura ikinyamakuru kugira ngo nkomeze nisomere ibyo nsa nk'ubyirengagije ntarajya kure nahise numva inseko idasanzwe ndetse ntera n'ubwoba cyane kuko numvaga iyo nseko idasanzwe kandi yifitemo izindi mbaraga ukuntu iyi si mureba ku manywa mugenda iberamo ibitangaza ni isi dutambukana n'abadayimoni tukicarana mu mamodoka bigize abamama cyangwa abakobwa beza bakaba bakwigira abagabo cyangwa abasore yewe tukanabakunda ubwo narahagurutse ninjira muri morgue ngeze banakubiswe n'inkuba mbanza no kugira ngo ndikurota wa murambo w'umusaza bari bamaze kuzana bavuga yuko bazamutwara ku munsi ukurikiyeho yari yabyutse yicaye kandi yubitse umutwe mu maguru yari ameze nk'umuntu ufite ibyo ari gutekereza narahagaze ndamwitegereza arangije arambwira turareba iki wowe bwira muganga ko ndi muzima ze hano ntware yambwiraga ayo magambo n'uburakari bwinshi nta gutindiganya nahise ngenda nihuta ngeze muri koridoro mpita nkubitana n'umuganga yarambonye abona ko mfite igihunga arambaza ati bite bigenze bitugize ikihe kibazo yambajije gutyo nisanga kumusubiza byananiye namutungiraga urutoki muri morgue gusa gutitira n'ubwoba nibyo byari byasimbuye kuvuga yabonye ko hari ikibazo gishobora kuba kibaye kuri morgue ahita aza turajyana kimwe mu bintu byantangaje kimwe mu bintu byantunguye cyane kimwe mu bintu byanteye gutinya no kwibaza cyane nasanze uwo naje mvuga ko yazutse yari umurambo uryamye kandi yarapfukiye mu bitambaro nka mbere naratunguye cyane na muganga akomeza kundeba gusa kuko we ntiyari ari kumenya ibiri kuba we yageze muri morgue abona haratuje muganga yakomeje kunyitegereza ategereje ko hari icyo mubwira ariko nakomeje gutitira cyane ko numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane ufite ikihe kibazo Ernest muganga yambajije gutyo kumusubiza birananira ahubwo nkamutungira agatoki uwo murambo uyu se kandi afite ikihe kibazo yambajije gutyo ntangira kumbwira akantu ku kandi uko byifashe naho akomeza kunyitegereza cyane asa nkaho atari kwemera ibyo ndi kumubwira yegereye uwo murambo avanaho igitambaro aranyeganyeza afata ibipimo byose abona ko uwo muntu yapfuye yahise ahindukira arigendera ubwo nanjye namusohotse inyuma ndongera njya kwicara kuri ka gatebe najye ko nambona ba nyir'umurambo bahise bagaruka bavuze ko gahunda yo kwitwara ejo yahindutse
nkimara kubyumva nahise numva ngize ibyishimo kuko uwo murambo wari wanteye ubwoba. Ibi ndi kubabwira mushobora kubyumva nk'inkuru ariko niko kuri. Ubwo haje abagabo batatu kandi n'ubundi nibo bari bamuzanye mu gitondo. Baraje turavugana bambwira ko bamaze kuvugana n'abaganga nabafashije umurambo wabo tuwushyira mu modoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux. Abagabo babiri bicaye inyuma impande y'isanduku, undi yicarana n'umushoferi barigendera. Bansigiye inoti y'ibihumbi 5. Umutima ndavugana nubwo kano kazi katoroshye ariko burya karimo amafaranga. Bamaze kugenda maze muganga Beta baraje. Muganga Beti niwe ari mukuru ku bijyanye no kwita ku murambo. Niwe wamenyaga ko imiti yo gutera imirambo ihari, akanamenya ko gahunda zo kuri morgue zose zigenda neza. Ubwo yaje aho narindi. Naramubwiye umurambo wa musaza bamaze kuwutwara. Yarabyumvise ahita ndakarira arambwira ati kuki waretse batwara umurambo batararangiza kwishyura imiti? Kuki utambwiye? Sinjye ushinzwe kuguha uruhushya rwo kureka umurambo ugasohoka mu bitaro. Ukoze amakosa akomeye cyane. Bari bakubwiye ko basaza gufata umurambo ejo. Kuki utatekereje impamvu bagarutse huti? Ugomba kumenya ko hari abarwayi baturuka ibitaro, hari n'abaza kwiba imirambo yabo bashaka gukwepa ibitaro bakagenda batabyishyuye. Muganga Betty yari umuganga mutoya afite igara rito ariko yavugaga amagambo akakaye cyane, yarakangaga. Nahisemo guceceka aravuga cyane amaze kwimarayo, yahise yinjira muri morgue. B'abakobwa babiri baba barahageze bamufasha gutera umuti umurambo, ngiye nkomeza kwigumira hanze. Nagumye hanze ncecetse nta kintu mvuga. Umugoroba warageze mugenzi wanjye aze kunsimbura, mubwira ibyambayeho byose nuko mfata inzira ndataha. Natashye numva mfite ubwoba n'igishyika. Nyamara ibyo nari mbonye byaragatonyanga mu nyanja. Byasaga nk'ari itangiriro ntaramenya ibibera muri iyi si. Iyo mbimenya nari gutahira rimwe sinzagaruka gukora ako kazi ukundi. Natashye ntekereza cyane ibibaye ariko nta mfite nimero ya muganga Betty kugira ngo ntazongera gukora amakosa hakagira undi uzagatwara umurambo we ntabanje kuvugisha Betty. Nabonye ari we ngomba kugirana imikoranire ya hafi nawe kugira ngo akazi kanjye kanoge. Nageze mu rugo nganiriza umugore wanjye ibyambayeho byose, aranyihanganisha ariko aranankomeza. Kubera ikibazo cy'ubukene umugore wanjye yumva ko ntagomba kureka ako kazi. Yatetse ibyo kurya turaryama buracya, umunsi wundi w'akazi ubu uratangiye. Nasubiye ku kazi ariko ngenda nibaza noneho ni igiki gishyashya kiri bumbeho. Numvaga buri munsi ugomba kugendana n'ibyawe. Kari akazi kavunanye kandi gateye ubwoba cyane. Nibaza uko bizangendekera umunsi nakoze mu gihe cy'ijoro niba ibyo bari bimaze kumbaho ku manywa bimeze gutyo. Nageze ku kazi mbanza kureba muri murugo uko byifashe, mpita njya kwicarira ku ntebe aho nakoreraga uburinzi. Hashize amasaha 2 nagiye kubona mbona wa mumama n'abagabo babiri banyibye umurambo, mbona baje bihuta. Mbona baje baganira na muganga Betty. Baje bangana bihuta, bangezeho maze muganga Betty arambaza ati ntibambwiye ko abantu baje gutwara umurambo wabo ejo? Nanjye ndasubiza nti yego. None habaye iki? Umwe muri bo nabonye atangaye cyane, atangira kubihakana yivuye inyuma. Ngo ntibishoboka nimvuga isaha baziye gutwara uwo murambo. Akimara kuvuga gutyo umutima waransimbutse. Ntangira kugira ngo aba bantu ni uwabantumye. Ni mwese ejo ntabwo mwaje gufata umurambo wanyu nkanabafasha kuwushyira mu modoka? Umwe muri baransubiza ati watwibeshyeho wa mugabo. Ntabwo ari twebwe. Ufite ikihe gihamya? Ejo twabwiye ko tugiye kwicara nk'umuryango kugira ngo twegeranye amafaranga tuze dufate umuntu wacu. Umuntu wacu ari hehe? Uwo akimara kuvuga gutyo wa mama nawe yatangiye kurira avuga ko ashaka papa we. Nari nabanje kugira ngo bari kunkinisha ariko muganga Betty yahise adufata tujyana ku muganga mukuru. Ndisobanura nabo barisobanura nuko bababwira yuko bataba bakazagaruka nyuma y'iminsi 3 hamaze gukorwa iperereza, haba kuri za kamera zo mu bitaro ndetse n'ahandi hashobora kuva ibimenyetso. Ubwo nasubiye ku kazi nabo barataha. Natekereje ko bashobora kuba baba bari kubikora ku bushake kugira ngo batazakurikiranwa ko bibye umurambo. Nkigera kuri morgue nakubiswe n'inkuba itagira amazi. Nabonye ibintu bitangaje ku buryo nese ntangiye gutekereza ko n'abana naragabweho igitero n'abadayimoni. Nagiye ko mbona wa musaza bari gushakisha bavuga ngo ntago bamutwaye kandi nzi neza ko ari njye wabafashije kumushyira mu modoka. Yari yicaye aho ngaho muri morgue ari kunseka cyane. Numvise nguye mu kantu kandi amaso yanjye yahise azamo ibitotsi byinshi cyane. Nabonye aho mpagaze hijimye nikubita hasi. Nongeye gufungura amaso mbona ndyamye ahantu mu gitanda. Haciyemo umwanya nitegereje neza mbona ndyamye mu bitaro. Numvaga nshaka kwibuka ibyambayeho ariko nkabishaka mu mutwe nkabibura. Kandi numvaga ndi kuribwa ingingo zose z'umubiri. Nararebye mbona iruhande rwanjye hahagaze umugore wanjye ndetse numva ari kuvuga ati Imana ishimwe umugabo wanjye arakanuye. Nagumye aho ngaho mu masaha ya nimugoroba ngerageza kubyuka ndatembera ndetse bahise bankura uruhushya ndataha. Nabwiye ko nakuye muri morgue nituye hasi ngo nkaba naraye ijoro ryose ndi muri koma. Byarantunguye cyane ariko bakimara kumbwira gutyo nibwo nahise nibuka neza ibyaraye bimbayeho. Natanye n'umugore wanjye ngenda mubarira inkuru y'ibyambayeho ndetse ntaha numva nsezeye ku kazi ntazagaruka muri ako kazi. Hanyuma umugabo wanjye tuzajya iki? Abana bacu bizagenda gute? Amafaranga y'inzu azava he? Gerageza rwose wihangane ukora ako kazi kandi tuzagenda ukamenyera.
Twageze mu rugo mu masaha ya saa kumi, umugore antunganyiriza ibyo kurya byoroheje. Namaze kurya mu gihe ngira ngo nduhuke, numva hari imodoka iparitse hafi y'aho twabaga. Nanjye ko nambona havuyemo umudamu w'inzobe wari ukuze ukuntu, yaraje arasuhuza tumuha karibu. Yicaye akanya arambaza ati Ernest umeze ute? Natunguwe no kumva azi amazina yanjye, ariko sinabitinzeho. Naramubwiye ati ni meza. Uwo mudamu nabonye ari kwitegereza cyane umugore wanjye, nanjye nkabona aranyitegereza. Yaratubajije ati musengera he? Namusubije ko dusengera muri Anglikani. Uwo mudamu yategereje akanya gato ambwira ko ashaka kuvugana nanjye. Ndamubwira nti ni karibu, aho kugira ngo nsubize mbona ahagurutse yerekeza aho imodoka yari iparitse. Yarandembuje mbona ko hari ibyo ashaka kumbaza umudamu wanjye atumva. Nuko ndamusanga. Reka uko byakurikiyeho tuze kuza kubikurikira mu gice cya kabiri cy'iyi nkuru. Nugiye kuri subscribe umpereke iyi nkuru nuyikunda, ndetse kandi usibye ukoze na komenti. Erika Tenesi nk'ibisanzwe, dusubire. See you guys.